Ihe byiza nshuti bakunze Kigali Mata TV ni kuno munsi bitariki 19 z'ukwezi kwa kabiri 2019 turi hano rero muri RTD hariho hateranije urubyiruko by'imyaka n'abanyarwanda muri rusange baje mu gikorwa cyo kwa bakapraying inshinga kugira ngo bazabashe kugira bagera ku siza bifuza muri rusange ngende sima bibinda mujye kwa kuno munsi rero nasasa ko nagice bitandukanye tuzana kuganira na benshi batandukanye dore ko turi kumwe mu bantu none bafashijwe n'icyo gikorwa by'umwihariko ese programme ni yihe ese ni bandi bo kuyifashwa ese ni bandi bakeneye kugira ngo bajyemo ni ikiganiro cyo kugira mu kanya gato na bamwe bayitabe ndetse namwe bayigizemo cyangwa se banayiciyemo kugira ngo dusonere byimbitse ese ni henyungu by'umwihariko ifitiye abanyarwanda ni mu kanya gato iracyari Kigali Mata TV nk'ibisanzwe ndetse kurusha kwa mwaduko cyangwa website yacu www.kigali.com ndetse ushaka kwa Instagram yacu bareka Kigali Monitor Official ukabona byinshi bitandukanye mu kanya gato rero turi kwatuganira na benshi batandukanye kuri iki kigo Tumeko rero turi kumwe n'umwe mu bantu bayiciyemo muri program hashatse kwabwiraza kwibasobanura by'umwihariko araza kwidusobanurira anatubwiye byinshi atangiye twigira amazina yanjye ni Frank Mugarura nkaba ndumwe mu beneficiaries ba program ya Tony Youth Foundation nagiyemo umushinga wanjye wemejwe kujya muri program mu 2016 tugiye twara abanyarwanda 19 bakurikira abari baratoranyijwe mu mwaka wa 2015 bari 15 by'umwihariko umushinga ni umushinga nyafurika ni umushinga watanze imirimo ni ukugira ngo igire yihe imbaraga zituma iyobora iterambere rya Afurika ku buryo imbaraga nyinshi private sector leta guverinoma zashyiragamo ngo ziteze imbere abaturage bazo ahubwo izo mbaraga ese kubwo gutegura umushinga mukaba yahe na system ko yaraje mu Rwanda ubona n'icyo kintu ushaka kugufasha societe y'abanyarwanda ikeneye ba rwiyemezamirimo ikeneye abantu bafite ibitekerezo bafite ubushakashatsi so iyo fondation rero ije guha imbaraga ba rwiyemezamirimo ije kureba ba rwiyemezamirimo bashoboye bazi bashaka gukora ubucuruzi bwabo bukambuka imipaka ije kubaha imbaraga ibinyujije mu mahugurwa ibinyujije mu guhuzwa umuyoboro mugari wa rwiyemezamirimo bo muri Afurika bava mu bihugu bitandukanye byose ko ari mu bitandukanye kugira ngo no batangire kuganira ku iterambere rivuye ku gihugu kimwe bikagera no ku mugabane nka Afurika bose bakize hamwe so by'umwihariko rero uwo mushinga wa Donald Lennon wadusobanura n'icyo abanyarwanda no kugira kanya ese ni gukora gutyo twese kwa praying bisaba iki ni mu buryo kuzamuka na upper age limit na myaka y'ubukure tugarukiraho duhera ku myaka 18 kuzamuka kugera ku myaka iyo ari yose umuntu yaba agishobora gukora business ikindi ni uko ugomba kuba uri muri Afurika uri umunyafurika ndetse n'igitekerezo cyawe cyane n'ubucuruzi bwawe buzakorerwa muri Afurika kandi bukagirira akamaro abanyafurika mu mishinga itoranywa hari kategori y'mishinga itoranywamo nta mishinga ihari itoranywamo kuko ikintu cya mbere mu byo twitaho cyane ni uko buri muntu ahabwa amahirwe angana waba uri mu mideri waba uri mu buhinzi mu bworozi mu mashanyarazi mu mazi ibyo byose tubiha amahirwe angana buri muntu arapurayinga akaba yakwitabwa kureba ku bintu ni ubuvuzi ni uburezi duhanga ibindi bitaragaragara ku byo ngibyo nibyo bizazana nibyo bizatanga akazi so ngarutse ku kibazo cyawe sectors zose z'ubucuruzi turazemera cyane cyane ho tugashishikariza sectors ziri ku bintu bikenewe cyane nk'ubuhinzi kugira abantu bihaze ko buri mucuruzi wese arajya kurangura aze akora iduka acuruze ashyireho icyapa ariko no dutangire duhanga ibindi bintu dukora izindi sectors dukora izindi industries zije gukora impinduka kandi no zikanatanga akazi tukubaka ya Afurika ishingiye kuri private sector so by'umwihariko rero turimo no gusoza watugize ya mbere no munsi yo ku wa kabiri 19 ese hari akabanga mu cyangwa se cyangwa amategeko kubyo wenda wore wese iyi session yazayitabira kugira ngo bigiki yes ikintu ndabwira abanyarwanda turekeraho kuganira ku bibazo byiza kuvuga ku niba kenshi byaba bidahaza ibibazo dufite ariko burya igisubizo kibyara ikindi gisubizo uko ugeze kuri iki gisubizo bikubyara ikindi so niho rero mbabwira mureke
turekeraho kubasunika. Imbogamizi imwe tubona nuko dusunika abantu kuza kwitabira amahirwe nk'aya ngaya, tumenye yuko icyo dukeneye atari amafaranga, dukeneye ubumenyi. So nk'itsinda rero ry'abanyarwanda bari muri uyu mushinga, abari giye urihagarariye, twateganyije amahugurwa, twateganyije ubufasha nk'ubu twakoze uyu munsi, bizongera bibe kuwa 4 guhera saa 3 guhabwa mentorship, bashaka gushyirwa muri uwo muyoboro mugari, tuzaba turi kumwe n'abafacilitator. Iri ni abo mu Rwanda tumaze kuba 107, ni ukuvuga dufata bamwe bakaza bakabasangiza ubunararibonye bwabo, bakanabafasha ndetse gukora izo application. Ntabwo tuzibakorera, ahubwo turabafasha kubaha umurongo ngenderwaho, bakohereza applications twizeye yuko zishobora action. By'umwihariko rero mwabyumvisha Mr. Frank arimo kugira ngo dusobanure byinshi bitandukanye kuri company cyangwa se foundation yita Tony and Melo. Ni company nziza, ni foundation nziza yashe gufasha abanyarwanda kugira ngo bakomeze bige kujya na business cyangwa se uko business ikorwa muri rusange. Dukorana byinshi bitandukanye. Yes, tuzagira tugana na benshi batandukanye bagenda badusobanura byinshi bitandukanye, abayitabiriye by'umwihariko ko twabonye muri abanyeshuri b'abana bato cyane bakiri muri segonderi, badusobanurira ese n'akahe kamaro baraza kubona muri ino action cyangwa se muri ino event, dore ko ari program nziza yaje gufasha abanyarwanda by'umwihariko muri rusange. Kajya gato cyari isimara by'umuhira bigiye kubana. Alright, tujyana rero muri RDB cyangwa se kuri RDB harimo hateraniye urubyiruko batandukanye bashe kwiga ku mishinga ndetse no kuba babaza kujya mu mishinga bafite cyangwa se akiwa indi no hanze. By'umwihariko rero icyari Kigali Mota TV na cyari isimara by'umuhira mu bana mu kiganiro bakondeye n'abanyeshuri tumaze kurya tumaze kwishima neza cyane, ahubwo ndashaka kuza kubaganiriza byinshi bitandukanye banadusobanurire ese ni gute kubona ibikorwa by'umuntu cyangwa se igikorwa kino fondasiyo yabita Tony and Melo, ese iki kigiye kubafasha. By'umwihariko ndashaka kubaza babaza ese muri bande. Alright, nimukana rero twavuye i Muhanga tuza hano i Kigali nk'ibisanzwe tuje kugira ngo twige byinshi bitandukanye kuri fondasiyo ijyanye na Tony and Melo. Fondasiyo ikomeye cyane, hari byinshi yakoze, hari na byinshi ikomeze gukorera abanyarwanda by'umusange n'abanyafurika by'umwihariko. So ndashaka kuza kubaza rero gahera ndakeka amakuru mfite nuko tugenda abayobozi b'iki kigo duhaye n'indani baduhaye, ndashaka kuza kubanza kwadukanya ese duhaye wa mwaka w'i Muhanga by'umwihariko iki kibona kigiye kuba nisba kuba mwazaga cyangwa se iki ndaza kubaza Hedeka cyangwa se Duhaye, ese umukuva hariya ku mukobwa mwari mu Rwanda, ese ku mukobwa ni akahe kamaro by'umwihariko rero tugiye kuganira byinshi bitandukanye. Ndaza kuza kubaza rero n'ikuru ushobora kugiye kumarukana i Muhanga cyangwa se kubantu abanyamahanga abanyeshuri mu kigo cya Gahogo, ese ni hehe ushobora kubagereza uruhande rwa Kigali ushobora kuza ku bantu batandukanye ko Tony and Melo nubwo ari umukire umunyabukungu nta kirabuze, ariko ikintu cya mbere twongeye cyane ni uko yibanda ku bantu n'ubwo bwa mbere n'abandi bose banyeze amatwi cyangwa bari kumbura cyangwa bari kwiyumva byose babyigira tukiga ko ejo n'ejo bundi tugomba kumenya ko ubukungu bwacu
kugira ngo abantu benshi bakoze bamugana by'imihigo. Ndashaka kuza tugana ku isi tugana byinshi bitandukanye. Ese nk'urubyiruko turahanga twese tukumvikana nihe nama none mwabwira abanyarwanda muri rusange kugira ngo bafunguke muti cyangwa se bagire byinshi babaka muri rusange. Yakoze ibikorwa byose bikabwiriza abantu bikorera barwiyemeza cyangwa se twakwita kwezi no kuvuga ngo umunyarwanda wese arasabwa gukora arasabwa kumva yuko akazi atagategereje ahubwo ategereje gukora umuziki twumvishe yaravuze ko nyamara ibintu byose byegereye abikorera cyangwa se ibibazo by'abikorera private sectors buri muntu wese akana nk'uko Tony avuye buri muntu wese akibuka wese filima cyangwa se buri wese bakoranye bafite ubucuti cyangwa se buri wese by'umwihariko right turacyari kumwe n'umvikana Heidi Gana tubayidusoza araza kutubwira by'umwihariko se nihe nama yagira urubyiruko muri rusange rw'abanyarwanda nihe nama yumva akwiriye kuba yabwira abanyarwanda muri rusange. Inama nagira abanyarwanda muri rusange tugakora kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu ntitugaharire ibintu byose leta ngo abe ari ibikora ahubwo natwe dutangiye dukore ko n'ubundi igihugu ni icyacu ejo hazaza ni ahacu reka tuhavunikire uyu munsi tutarasaza kugira ngo amasaza nta kintu akora ahubwo tujye twubahiriza indangagaciro zacu ko ikitugira abanyarwanda kugira ngo tumenyekane kandi tugaragare neza mu bandi ni uko tuba dufite icyo twagezeho kandi nta kintu twageraho tutagikora. Murakoze cyane. Yes, byumvikana rero hano ari kumwe n'urubyiruko n'abanyeshuri baturutse Gahogo cyangwa Gahogo ndakeka ni mu karere ka Muhanga ni mu ntara y'Amajyepfo nk'ibisanzwe bafashe urugendo rurerure kugira ngo baze bige byinshi bitandukanye bijyanye na business cyangwa se baba babona ibitekerezo byabo ko babashyira ahantu hari post cyangwa se hari stable kugira ngo bajye ibyo bakora nk'urubyiruko rw'abanyarwanda banagira inama abanyarwanda by'umwihariko banavuga ko icyambere uko watunga abantu ko watunga amafaranga kuko abantu nibwo bukire bwa mbere by'umwihariko rero mbashimire rero twabaye ku kiganiro n'abashimire by'umwihariko rero mwakoze cyane nk'ibisanzwe nabashimira nk'ibisanzwe kuri umunsi ndimo kunya tugana byinshi bitandukanye aha ngaha nari isima by'umuhinda nk'ibisanzwe Kigali Moto TV ushaka kumutse ko mwa cyangwa muri website yacu akazu Kigali Moto akazu nk'ibisanzwe